nafashe umwana wa murumuna wanjye abana ngwino sha iyi karitsiye ntibizigere bamenya yuko ntabyara. Kari gatoya tugahisha yuko ntari nyina, kamaze gukura akamenya ko nyina ari murumuna wanjye, njyewe ndi nyina wabo. Ibyo nabyo bintera igikomere bituma nongera kurira. Narashatse umwana naramubuze, nigeze guhura n'umudokiteri w'umuzungu arambwira ngo nimumve imbere kuko kubyara ko ntibishoboka. We arambwira ati sinshaka kukwica, ngomba kukubwiza ukuri, ntago bishoboka. Ndababwiza ukuri, ndashimira Yera uzi nakeye, uzi metsumwa, uzi ndi konsa. Najyaga ndababwira Mana we iri bere ryanjye nkeneye konsa. Inzira z'Imana zirenze igihumbi. Ndatwita biremera, gihe kiragira cyo kubyara ngira ngo ntago nahuraga kwa Claude buri gihe ngo andebere nkabwira Claude urakabona n'umwana muzibe niwe ati nguriya dore maragira gutya. Ndabyara we siko nabyaye bikemera. Siko nabyaye bikemera we. Byara umwana we mu bintu bitashobokaga mu bazungu. Sharika babwire mu bintu bitashobokaga, rikakubwira icyo umuntu ataguha n'icyo amafaranga ataguha Yesu yakiguha. Shala sikena nta gitero cya muhangara edima shako site ko shakala malas erima shakoliwa eda. Ndagushimiye ko uyu munsi uyu mugisha turawakiriye kuko wamuhaye icyo kuduha. Mana iminota yose agiye kuduhanurira turabyakiriye. Urakoze ko ijambo ryawe rigira imbaraga kandi tugiye kwakira umugisha uva kuri wowe uciye muri we, ubwenge n'ubuhanga no gukoreshwa nawe. Bitangirane nawe, tumukomeye amashyi nawe tumukomera amashyi Yesu mu izina rya Yesu. Reka twakire ijambo ry'Imana maze mube muregeye kuko tugiye gukora igitaramo kizandika amateka hano no mu ijuru, kuko uyu mugoroba n'umugoroba w'ubuhanuzi. Mube muregeye gusa. Yesu nashimwe, duhereze Yesu icyubahiro. Imana ishimwe. Hanyuma reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Esther ibice byaho 6 kuva ku murongo wa mbere, turongera dusome ibice bya 9 umurongo wa mbere wonyine. Reka nsabe niba hari umusomyi mwiza adufashe adusomere, ariko niba ntawe ndabyikorera. Dusome mu izina rya Yesu igitabo cya Esther ibice 6 umurongo wa mbere. Iryo joro umwami abura ibitotsi. Iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byaranditswe yuko Morodekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Morodekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yarahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Morodekayi ku giti yamwiteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati, naze. Nuko Hamani araza. Umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati, hari uwo umwami yakunda kubaha kunduta? Hamani asubiza umwami ati, uwo umwami akunze kubaha bazane imyambaro y'umwami umwami ajya yambara,
n'ifarashi umwami agenderaho itamirijwe ikamba ry'ubwami. Maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe mu batware b'umwami barusha abandi gukomera, bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangururire imbere ye bati, uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Ameze umurongo wa 10. Umurongo wa 10. Nuko umwami abwira Hamani ati, huta wende imyambaro n'ifarashi uko uvuze, ubigenze utyo Morodekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami, ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Hallelujah. Amen. Komeza umurongo igice cya 9 umurongo wa 1 gusa. Igice cya 9 Esiteri umurongo wa 1. Ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashyi cyane. Imana ishimwe. Amen. Amazina yanjye nitwa Mutoni Joseline, ndi umushumba nshumbye intama. Hallelujah. Nkunda Yesu cyane, ari muri jye nanjye ndi muri we. Hanyuma ndi umubyeyi, ndi umubyeyi. Mfite umutware n'umwana umwe. Yesu aduhana umugisha. Amen. Iyo ngeze kuri ndi umubyeyi mbitsimbararaho cyane, nkabivuga cyane ko nanjye ndi umubyeyi nitwa mama. Yesu we, Imana ishimwe. Kugera aha ni Imana yabikoze. Ndashimira Imana yangiriye icyizere, yangiriye icyizere guhagarara imbere y'ubwoko bwayo bukomeye nkamwe, nkaba mpagaze kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe, kandi Imana iha umugisha umushumba wanyakiriye. Ntago tuziranye, ntekereza ari amaso araya. Ni ubwa mbere twese ari nawe, ni ubwa mbere tubonanye. Shimira Imana yampuje na Aroni niwe wabaye ambasaderi, niko navuga, yabaye ambasaderi mwiza, ampuza n'umushumba. Imana imuha umugisha. Twese tumwerekeza amaboko tuvuga ngo Imana igira iki, imuha umugisha. Nkigera aha nasanze abantu benshi tuziranye. Hari abantu nagiye mbonamo tuziranye, hari abo tuziranye nkiri umwana nkiri muto, ariko Mwuka w'Imana ari muri iki. Ndashimira Imana ko bagikomeye mu gakiza, ba Beti, yo Mana we, harimo benshi, ba Gatesi, turaziranye. Ndashimira Imana. Amena. Mana ishimwe kubw'abantu nabonye mu nzu yabo tuziranye. Hanyuma twasomye ku ijambo ryiza riri mu gitabo cya Esiteri. Hallelujah. Ijambo ryatubwiye ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, ngo niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami, ngo basanga byaranditswe yuko Morodekayi ari we waburiye umwami ko hari abagabo babiri Bigitari na Tereshi, ngo bashakaga kwica umwami bamugambaniye, ariko Morodekayi aca inyuma aburira umwami. Umwami agenzuye asanga niko biri. Hallelujah. Hallelujah. Nuko ngo arabaza ngo hari ishimwe cyangwa icyubahiro uwo muntu yaba yarahawe? Batireka data. Hallelujah. Ati ni umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami, na ibyo byose, ibyo byiza byose nta byamugira, nta shimwe, nta ngororano, nta no kwibukwa. Hallelujah. Dusubiye inyuma gato, uyu mwami yitwaga Asuwerusi, yari umwami mwiza cyane, niko navuga. Yari afite umugore we witwaga Zereshi. Igihe kiragera
kuko yari mu gihugu cyiza anezerewe nk'umwami, bari mu birori byiza. Ahamagaza umugore we Zereshi aramubwira ati ndagushaka uzi imbere y'abantu bose b'abagabo babona ubwiza bw'umugore wanjye. Kandi ubwo Zereshi nawe yari afite ikindi gitaramo cy'abagore iyi Kambere. Arangije abwira umwami ngo ntibishoboka. Haleluya, haleluya. Umwami arababara. Kandi ubwo muri icyo gihe cyo gusuzugura umwami hari umukobwa uri Lodebari utazwi ariko wasenze. Haleluya. Tize amashuri menshi ariko wavuganye n'Imana. Uwo mukobwa yitwaga Esiteri, yari hari gusenga ari iyo ngiyo. Haleluya. Muri icyo gihe umwami ashyiraho itegeko ry'uko atagomba kongera kubonana na Vashiti kuko yamusuzuguye mu ruhame rw'abantu. Biba ngombwa ko amara igihe kinini nta mugore. Mu gihe yagaruye umutima kugira ngo ababarire Vashiti, babagabo bose b'Ishushani baravuga ngo ntago byakunda, uramutse umubabariye twese abagore bacu bazadusuzugura. Abagore bacu ntibazajya batwumva nk'abagabo. Haleluya. Mana ishimwe. Mva umugambi w'Imana n'inzira z'Imana. Imana igiye gutabara umuntu ntabwo ireba aho avuka. Iyo mu kirere cy'umwuka hari ibiba biri gukorwa kugira ngo uzatabarwe. Warindira gato, hari ibintu biri gukorwa ibwami kugira ngo uzahicare. Birahari. Data wa twese we ndagukunda. Muri icyo gihe umwami aravuga ngo nibateranye abakobwa bose b'amasugi kandi abakobwa bafite uburanga muri icyo gihugu cyose, babazane babashyire mu cyumba bazaba muri umwami, hazabonekemo umukobwa uzaba umwamikazi. Haleluya. Cyubahiro ni icya Data. Tareba nk'uko abantu bareba. Yo, nahoze numva abantu bashima Imana hano, numva ndanezerewe. Buriya iyo umuntu adafite ishimwe ntaho, adafite ahantu Imana yamukuye, babandi ntekereza nta nubaho, ahubwo habaho kutamenya ko Imana yakoze. Haleluya. Arangije ngo babazanamo muri abakobwa haziramo na Esiteri. Esiteri yari afite se wabo wamureraga, ari we wari umukozi, ari umugaragu, ari umuzamu ibwami, witwaga Morodekayi. Ubwo bwoko bwa Esiteri na Morodekayi bwari ubwoko bw'Abayuda bizeraga Imana imwe gusa, ariyo turi gusenga none ahangaha. Niyo yonyine bapfukamiraga, nta kigirwamana, nta n'ukuraguza, nta n'ibindi byose biringiraga. Ibyabo byari Uwiteka wenyine. Haleluya. Batumaho abakobwa bose, barabazana babashyira mu nzu, bagenda babamurikira umwami. Harimo abakobwa beza, harimo abakobwa beza rwose. Haleluya. Ariko Esiteri bamutoranije, Morodekayi aragenda aramubwira ati rero nubwo uje muri ibi bihe byo kwiyereka umwami, uramenye ntuzavuge uwo uriwe, uzagira ibanga ry'uko uri Umuyuda, uzagira ibanga. Aragenda agendana ibanga, aragenda aba muri iyo nzu, agirira umugisha ku mugaragu bari baratoranije wo kubatoza kwambara no kwitwara nk'abamisi no kwambara neza no kwisiga. Agirira umugisha kuri we, amwitaho cyane, ngo kuko Esiteri yari umukobwa w'uburanga, yari umukobwa ufite umutima, igikundiro cy'Imana kiba kuri we. Reka mbabwire, iyo ugenda ni igikundiro cy'Imana, feva y'Imana aho ugeze hose, ukundwa na buri kimwe cyose, ukundwa n'abantu, ugakundwa n'ibintu, ugakundwa kubera ko uriho feva y'Imana. Abantu benshi muri iki gihe cya none bagakera
utaragera naho ngaho mu marembo y'ibwami, ariko warangiza ukikorera ubukwe, ugatangira kwikorera ubukwe. Uri umukobwa Imana yagusezeranyije isezerano ry'urugo rwiza, utangiye guhura n'umuhungu ubonetse wese, yego utangiye gufata ibintu. Data wa twese we, ntusobanuje Imana ngaho ibyaha by'ubusambanyi, ngaho gutendeka. Hari igihe Imana ivugana nawe isezerano ikaguha kondisiyo, ikakubwira ngo nugenda gutya nanjye nzabana nawe, nukora gutya nzakugirira neza, uyu mwaka utararangira ndakubakira urugo. Ariko Yohana aragutereta nta kibazo, kuko Yohana we agenda n'amaguru, afite agasura keza. Ariko hari n'undi uri kuntereta yitwa Petero, afite nibura Karina, icyo nzajya nkenera cyose azajya kima. Ukaba muri dilema, muri abo ngabo nta ninde mugabo uzaza kukurongo muri abo ngabo. Haleluya. Akaba akikorera ubukwe, agasambana, yirengagije isezerano. Umwaka ukarangira, agatangira kuvuga ko abahanuzi bavangiwe. Gute se? Gute waratangiye kurongorwa mbere? Yesu ashimwe cyane. Ni gute rata? Ni munyange, mumbabarire. Ariko reka mbabwire, isezerano ryose ry'Imana ririndwa no gukiranuka no gusenga. Haleluya. Na wundi kuza mu nzu y'Imana ni byiza, ngwino ariko ufite intego. Ngwino imbere y'Imana ufite intego, ubwira Imana ngo shoboza kurekura ibyananeye. Ureke kuza ngo pasiteri nampanurire, ari ikintu wibikiye mu mutima. Uzasohorezwa gute byasezerano ugifite ikintu wibikiye mu mutima? Ugifite gutwara abagabo b'abandi, ugifite guca umugore wawe inyuma, ugifite guca umugabo wawe inyuma. Dati iryo sezerano baguhanurira rizasohora rite? Haleluya. Ugitendeka ukivuga ngo yaranyishyurira inzu, muretse ntabwo nayishyurirwa nandi. Ukivuga ngo yarampahira, dati ibyo yavuganye nawe uzabisorezwa gute? Kuzahura wizengurukaho, zahora uvuga ko abahanuzi babeshye. Haleluya. Hello. Haleluya. Haleluya. Aya ni amagambo Imana yashyize ku mutima wanjye ngomba kubabwira, kandi ndabivuga nk'uko Imana yabimbwiye. Haleluya. Naho bizaca ntuzibeshye, kabone naho waba uri we wese, agaciro waba ufite kariko kose, mu gihe uri kwiyambura agaciro k'ubumana, ugashyira Imana ku ruhande, ukabanza ugakora ibyawe, kongera ukagaruka mu nzu y'Imana, ntaho uri kugana. Rirwa ubeshya uteka imitwe ngo nibaguhe, ukagenda ugasambana, ntunabone ntunihane, ukavuga ngo reka nze mu nzu y'Imana pasiteri ndebe ko abireba. Ayo masezerano azaca yemwe, umuntu uhora yizengurukaho. Niho umuntu ahora yizengurukaho, baravangiwe, barambwiye ngo uyu mwaka utararangira Imana izanyubakira, none dore no. Banza wisuzume, urebe neza niba aho uhagaze ariho Imana ishaka. Reba neza, kuko iby'Imana ntabwo ibitanga gutyo, ntabwo ibigaburira. No, iby'Imana bihabwa ababikwiriye. Hari n'abantu baza ndashima Imana ko Imana yangiriye neza izi saha, Imana yarantabaye, ndashima Imana ko Imana yampaye inzu. Nyamara muri iyo nzu yavuye muri tekinike. Irareba. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbabwe uyu Esiteri ntiyigeze yiyanduza. Tureke kujya mu nzu y'Imana igihiriri. Haleluya. Kuko nonaha Yesu aje agusatse mu rusengero, yasanga wera.
yasanga umeze neza. Nonaha Yesu aje yasanga umeze gute? Uretse kuba turi mu isi, kuko isi tuzayigira paradizo tuyibemo neza, kuko mu bantu mu bubaha Imana ingorano zabo ni ukurama, ni ubukire, ni icyubahiro, n'ubugingo buhoraho. Ariko banza wisuzume. Nonaha Yesu aje uri mu rugo wagenda, isuzume neza. Tukiri muri uyu mwanya wa none, uhindure bituma n'abanzi be bose bamwubaha. Imigenzereze y'umuntu wese iyo inejeje Imana bituma n'abanzi be bamwubaha. Uyu mukobwa witwa Esiteri kari agaciyeho, yagerageje kubaha Imana. Haleluya. Agerageza kwitwararika igikundiro cy'Imana kimuzaho. Haleluya. Iyo hari ibyo waretse kubw'inyungu z'Imana, hari favor yindi kuzaho. Iyo hari ibyo watarutse kubwo kubaha Imana, hari yandi mapeta Imana igushyiriraho, hari ubundi muteguro mwiza Imana ishyira ku buzima bwawe. Haleluya. Ariko iyo uvanze Imana nawe irakuvanga, uruvangirwa. Wa wundi wari wizera gutenguha gutera ibikomere ngo ubwo ni fiance, sakubeshya ngo ni fiance, muri mu mateguro uko ugatangira gutangira kumuha byose, ngaho za bizu ngaho ngo ni fiance wange. Imana yarabyemeye, mugatangira kwisezeranya, ku munota wa nyuma birahinduka. Reka mbabwire, ibintu by'Imana birindishwa gusenga no gukiranuka. Ntuzagende ngo uvuge ngo reka ntanga avance uri umukobwa hano mu rubyiruko cyangwa umusore, reka mbanze mbikoreho, mbanze ndebe, utegereze ko ari byiza uzahura nabyo, kabona naho ubwo bukwe bwaba urugo ruzahura ruri mu manegeka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka mbabwire, aya magambo yari ngombwa kuko ni ku Mwuka w'Imana ari kumbwira, kuko hari abantu ndi kumva hano bari kugenda bahokera muri aya magambo. Kabone naho abandi banyanga, ni akazi kanyu, mpfa kuvuga iby'Imana yambwiye. Haleluya. Uyu mukobwa witwa Esiteri agira umugisha ngo bamurika abakobwa bose babamurikira umwami. Ariko akigera kuri Esiteri, iyo Umwuka w'Imana ukubika umwami akimubona, kuko atiyanduje, kuko ariho ubwiza bw'Imana, ariho favor y'Imana. Akimubona amavuta ya Esiteri akurura umwami. Haleluya. Aramukunda, aramubenguka, amutunga inkone. Aravuga ngo mu bandi bose mubirukane mubajyane, uyu ni ukwiriye kuba urubavu rwanjye. Data wa twese aragenda ajya ibwami, abo mwamikazi abitse ibanga ry'uko ari Umuyuda. Yarafite se wabo uri ku irembo ibwami, ntiyavuga ko ari na se wabo, byari ibanga riri hagati yabo n'Imana. Muri icyo gihe hari umugabo w'ingabo, hari umukegera cy'umwami, ariwe mukuru witwaga Hamani. Yari umugabo ufite itegeko n'ijambo ibwami rikomeye sha. Yajya acaho ku irembo, abarinzi bose bari bashinzwe kumwubaha no kumuramya, kugira ngo abavira aho ngaho agende, cyangwa abahereza igihumbi cy'ukwa kundi bubaha abantu. Barinzi bose bari bashinzwe kujya bamuramya, kujya bamwubamira. Abandi bakubamira Hamani, ariko Morodekayi agahagarara akavuga ati no, njye mfite Imana imwe yonyine nubamira, mfite Imana imwe nubaha. Haleluya. Hamani yababajwe nuko Morodekayi atamwubaha, yumvaga yuko atamwubaha, ariko mu by'ukuri Morodekayi yari afite Imana yabo y'Abayuda, ariyo Mana y'izi saha twicaye imbere yayo, ariyo Mana turi gusenga, niyo yonyine yari yizeye. Yari azi ko ntago yayibangikanya,
no gupfukamira umuntu ngo nuko akomeye, no gupfukamira umuntu ngo nuko azamuvugira. Ayiwe hari igihe kijya kigera umuntu akagera mu kibazo ukaba ngombwa ko wajya kubamira umuntu kugira ngo nibura abashe kugutabara mu kibazo urimo. Oya, haleluya. Iyo uhagaze ku Mana yawe ikabona ndani mu mutima ko uyihagazeho neza, umva ushize amanga kuri yo, cya kindi iraza ikagikemura. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Biba igihe kinini umugabo witwa Amani ababazwa nabyo, aravuga ati ndashaka gushyira ikosora ku Bayuda bose, nkabereka yuko mfite itegeko ibwami. Nta sone, suzugurwa n'umuza, ndi umukuru w'ibwa, ariko ntiyamenye ko uwo nguwo ari gucurira, uwo nguwo ari kuvuga yababajwe nawe ari Umuyuda afite Imana itandukanye. Yo yiyirije ubusa igihe kinini, yafashe ibihe bye byo gusenga ajya avugana n'Imana aho Amani atari, aho abandi batumva. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Duhereze Yesu icyubahiro, hereza Yesu icyubahiro. Ngo biramenyekana ngo Amani arangije avuga ngo agiye kwica buri Muyuda wese uri mu icyo gihugu kigizwe n'ibihugu 127. Buri Muyuda wese agomba gupfa. Yandika inzandiko, arazandika bigera kuri Morodekayi arabimenya, yambara ibigunira, arasenga, atuma kuri Esiteri aramubwira ngo wamenye inkuru zabaye nuko Abayuda bose bakwiye gupfa. Haleluya, haleluya. Esiteri arangije aramubwira ngo genda ubwire abantu bose bitwa ko ari Abayuda, babwire basenge nanjye senge. Yayamereye ndi kuko kamase wowe ntabyo uzi, ibi ndimo n'iby'Imana yavuganye nanjye ndi Rodebara ahantu kure. Nimureba akagasura no kubera Yesu. Hari aho twavuye hakomeye we. Yesu ashimwe cyane. Mu icukiro ry'amasuri gukuka, wirirwa wikoreye ibibido by'amata uri kuviyo ariko abantu Imana yakishije, abantu bahoze babonga ibibido by'amazi, amata yaremera kubi. Navaga iyo hirya nikoreye ku mutwe, nagize izana mu mujyi wa Kigali nkubona mu icukiro. Shawe ariko ibyo bintu murabizi, Imana yarakoze. Ubu ndayanywa Imana yarakoze. Imana irambwira, yabimbwiriye nigamo kane segonderi, ibimbwirira iyo umuntu waje kubimanurira. Naravuze nuko ndebye n'inzobe ashobora kuba nyibeshyeho. Umuntu umbwiriwe yambwiye ibindi byinshi bikomeye, ariko mbwira umugabo nti rekura bino bivarisi vuba, rekura babitware. Ati rekura babitware, badutwaze tugende nk'ababosi, badutwaze turagiye. Kimara kuhagereka mu bukeye bwawe, kuko Imana yambwiye ngo ni misiyo yawe. Aho hantu twari twagiye nicaye, aho nabaga ndihoze navugaga Yesu, ndangize nganira n'abantu bari aho, kandi ngo n'Abahinde ntibemera Imana habe namba, bafite Imana. None umujyi twa turimo niwo mujyi niho uyobora mu Buhinde aba, kandi n'Umuhindu, Imana yabo yitwa Hindu. Ntangira kuvuga Yesu, ndamuvuga barabizi neza, murabizi ko bajya babacisha abantu bishwe kubera kuvuga Yesu. Ndangije ntangira kuvuga Yesu, arambwira ati reka hano wibivuga. Noya, ni njyewe rero ndi umukozi w'Imana. Arankurura ashyira ku ruhande, arambwira ati se uri umukozi w'Imana gute? Ndavuga ndi umuhanuzi w'Imana kandi ndi umurokore w'umupantekoti. Nawe arambwira ngo ni umurokore w'umupantekoti. Arambwira ati kandi umugabo wanjye ni pasiteri inaha. Ndamubwira nti karibu muze kudusura muri hoteli. Ahantu twari turi ni ukuri nta n'umwirabura n'umwe, ni habe na wa wundi wahe, kuko hari bino bihugu hari ukuntu hajyamo abirabura bo hirya no hino, ariko habe n'umwe. Abantu baturebaga bagiraga ngo ni nk'abandi bantu nyine baturutse hari nyine niko abandi bareba ko kuri televiziyo abirabura.
ariko Yesu ni mwiza. Bukeye azana n'umugabo we baza kudusura baba pasiteri mw'icyo gihugu, bahita bamasemina barambwira ati rero ejo uzaze kubwiriza. Twarasenganye ya misiyo y'Imana, nta wari wandaritse, nta n'uwanarizi iyo cyo naringiye nanjye gushaka umwana. Yesu ashimwe cyane. Inzira z'Imana zirenze igihumbi, ndagenda. Mana reka mbabwire icyubahiro ni cy'Imana. Uburyo baje kunyakira, haramutse hari Satani w'ubwibone yakwiciraho. Ndahagera munsi wa mbere Imana yari yambwiye ngo imirimo n'ibitangaza birakorerwa. Imana yakoze ibitangaza, niyo yonyine yabikoze. Bampa ikindi cyumweru, icyo cyumweru kindi nicyo bari buntereremo inanga. Ndangije Imana irambwira icyo cyumweru bampaye ikindi cya kabiri. Imana irambwira ngo aha ntihagire ijambo ry'igitangaza uvuga, genda ubabwire ku gakiza kanjye, ubabwire ko nta mana y'Abahindi ibaho, hari Imana. Uzajya mu ijuru wese azaba aciye kuri Kristo. Ngezeyo ubwo nagezeyo nsanga urusengero ruruzuye. Ntabwo mubuzuye, hari abaje bishakira ibitangaza ari Abahindu, bumvishe ibitangaza, bumvishe baza ari Abahindu, bicara aho ngaho. Imana irangije ihindura ijambo, kuko igitangaza kiraryoha. Kubwiriza ibitangaza biraryoha cyane, kuko abantu barabahoka, abantu bagakira, abantu bakamera neza. Ariko kubwiriza agakiza n'izirya mu ijuru biragoye, abantu babyumva ni bake. Data wa twese, Imana muri ako kanya, haleluya, Imana irangije ambwira ngo nimbivuge. Nkimara kubivuga ndabona ni bande bakiriye Yesu, ubona babwiye nk'umwami n'umukiza. Ngiye kubona mbona kimwe, kandi pasiteri ambwira ati ibyo wibivuga barakwicira mu maso yanjye. Abimbujije ahubwo nambara imbaraga zo kuva nkaho atari jye, nkumva hari ikindi kintu kiri kumvugiramo. Yesu ashimwe cyane. Ndavuga ngo ni bande bemeye kumwakira. Ngiye kubona mbona kimwe cya kabiri cy'aba bandi batinywaga barahagurutse. Nkiva Imana irambwira ngo ngaho genda. Ndagenda bantera intanga, ndangije ndahaguruka nurira indege nza mu Rwanda. Igikorwa cya misiyo y'Imana yatambutse. Nkigera mu Rwanda babana ko babashyizemo ari impanga 3 zivamo. Ndongera ndirwandira, ntaho ntagiye we. Medihine abadokiteri baranzi, Kanombe baranzi, baho baranzi. Narashatse umwana naramubuze. Nigeze guhura n'umudokiteri w'umuzungu arambwira ngo rimumve imbere kuko kubyara ko ntibishoboka. We arambwira ati sinshaka kukwica, ngomba kukubwiza ukuri, ntago bishoboka. N'ibyashoboka no guhuza intanga nabwo ni nka 5%. Hari ibintu byitwa guhuza intanga ariko bishoboka, byitwa semen, ariko ibyitwa IVF byo no kubafata abana bakabarera muri frigo banje akagushyiramo, nibyo byari ngombwa ko byashoboka nka 5%. N'umugabo nanjye ndamwemera, haleluya, n'umugabo nanjye ndamwemera we. Ihindura ibyanze guhinduka we, ijya hindura amazina we. Ndasenga Imana ikambwira ngo mwana wanjye nzaguha abana, nzaguha kubyara. Imana ikabimbwira ariko nkategereza nkabibura we, nkakubita karandeza heniza. Ariko Yesu we, Imana igihe reka nkubwire, nusenga uzasenga Imana iguha imbaraga zo gusenga ubundi igihe cyawe. Bigeze muri uko kwezi nari narabyibagiwe, ndasama sinamenya ko nasabye, nkatangira kujya ngenda nzengerera. Abasi ibi ni ibiki? Njya kwa muganga mbwira umugabo arambwira ati rero ibyo bintu by'urwaye ntago nzi byari byo, tugende muri Legacy barebe ko nta kibazo cy'akanama, gupima amaraso ariko na kanseri cyangwa ibintu bibazo bindi bya hepatite, kuko ibi bintu urwaye ntago nzi bya umuntu arahagara akazengerera. Ariko nta bimenyetso byo gutwita nari mfite, kuko sinarukaga, sinagiraga iki, ntacyo na kimwe nari mfite. Ariko kuzengerera, ngiye kwa muganga bampima amaraso, tugeze mu nzira hari igihe abantu bagira iyereko. Mutware wanjye aravuga ati ariko ubundi ibi bintu byo kuzengerera reka tumubwire apime byose arebemo na grossesse. Ndamuhindukirana ndamwese, mu myaka ingana gutya tumaranye ubizi neza ni gutega arapima grossesse gute? Arambwira ati byarangiye nyine bipime byose bigenderemo. Mu gitondo nari ndyamye, hari ukuntu umva ubuzima bwawe warabuhaze, ukeneye Yesu wenyine, ukaryama nusinzira ariko ugahunikira.
ntusinzire bya bitotsi byiza ariko ugahunikiye ukaryama utaryamye, nta n'imirimo uri gukora, nta n'imbaraga z'umubiri. Umva, baramuhamagara baramubwira ati ibi bizami byose twasanze ari negative, ariko kuri grossesse dusanze ari positive. C'est pas possible. Positive. Araza yiruka atuzi ko basanze have ceceka, mbwiza ukuri indwara ndwaye wishaka kugira ngo mbeshyi kuko nge ndabizi. Ati no kuri barabwiye, ndamwana tujye ahantu hari ekogarafi. Tugiye muri ekogarafi kanyiri nkwaya yo tabana na kamera ihari, umudokiteri wanyakira yaranzi akinya asanga ni wa wundi duherutse guhura kwa Ngoga i Kanombe. Ariko Yesu ndagukunda, wa wundi wari warankurije intanga n'undi byabaye nagiye muzi intanga igihe kinini cyane byaraze ni Kanombe naragiyeyo. Arambwa ati se Joseri uje hano gukora iki? Nije hano uzi ko bambwiye ngo ndatwite. Ati se warongeye urakoresha? Nereka reka nariko sinzi. Ati wowe tijya hariya turebe. Ari igihe ugera mu kibazo ugatekereza yuko cyari cyaramenyekanye. Hari abavuze ati yashatse yirwanira Imana irimo iramukubita. Haleluya. Kandi narashatse naravuganye n'Imana, nabumvaga ivuga barabyihakana. Ariko Imana yacu ni nziza we. Hari igihe nasubije inyuma nkavuga Mana ni ikihe cyaha nakoze mu buto bwanjye, mu mikurire yanjye sinigeze niyanduza ngo niyandurishe icyaha cyo gusambana. Narinje saka n'umugabo wanjye nta bizu namuhaye. Ni iyihe mpamvu wemeye ko mba gutya ukangerageza ikigeragezo kingana n'icy'abantu? Indaya zirashaka zikabyara, njyewe nakubashye nkirinde. Uzi kwiga Butare uri umukobwa mwiza wubaha Imana, hari n'abandi basore beza bagomba kuguteta, ukiyima ibyo kurya byaho ukavuga ngo reka nubahe Imana. Njye nigize Butare ndi umupasiteri, nagiye Butare nyobora abanyeshuri mu pasiteri. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mbwira Imana ngo Mana wanyibutse birya bihe ko nigeze niyanduza, niyo mpamvu uri kumbabaza. Kandi shaye yavuze urubyaro, wumve ko icyo kigeragezo cyo ni cyiza. Ibishamikiyeho biragatsindwa. Najyaga ntekereza bakwigisha kuri Ana nkavuga ngo nabe nawe yari ahafite umunezero. Ana bamuvuga nkahita nikurana kwisanisha nawe nkabona we nta kibazo yari afite. Najyaga nishyira mu mwanya Ana nkumva aho kugira ngo mbe mutoni naba Ana. Uceceke mwumva urwego narindiho. Ana si wo muri Bibiliya, ntibyanditswe mu gitabo kugira ngo ntiwari urimo. Naciye ahantu ndatwita kari agaciyeho, nagira ngo babwiye buri muntu wese atekereze. Yesu we uri umwami. Duhereze Yesu icyubahiro. Ndatwita biremera, igihe kiragira cyo kubyara ngira ngo ntago nahuraga kwa Claude buri gihe ngo andebere nkabwira Claude urakabona n'umwana muzibe niwe ati nguriya dore maragira gutya. Ndabyara we siko nabyaye bikemera. Siko nabyaye bikemera we. Byara umwana we mu bintu bitashobokaga mu bazungu. Shareka babwire mu bintu bitashobokaga, tukakubwira icyo umuntu ataguha n'icyo amafaranga ataguha Yesu yakiguha. Ndabyara biremera. Izi se afite umwana w'umwaka n'amezi 8 n'umukobwa mwiza cyane yitwa Miracle. Yitwa Miracle. Ntago niyumvishaga ko nanjye byambera. Usiko shyira mu mugongo nkavuga se niwe hari igihe harira mu nzu wenyine nkamwihora nirira vuba nirira cyane inzu yumvikanemo umwana.
utarashaka n'umukobwa utarashaka ntabwo bakumva uburemere bwo kubura urubyaro kuntu bibabaza. Yakumva ari nk'umugani ndi guca, ariko wabyaye uzi uburyohe bw'umwana arabyumva cyane. Haleluya. Uzi kugira ikigeragezo cyo kubura umwana, hahandi ubona ko hari abantu bazaga mu rugo, hari abantu bageze baracikaho burundu, nahura nabo bakihisha. Nshuti yanjye, uzi guhura n'umuntu akihisha, ntacyo wamutwaye akakwihisha gusa kubera ikigerageza kubonamo. Hari n'uwaje mu rugo aravuga ngo warebe iki kizu, nta n'umwana ushaka, mbibwirwa n'umuntu wakagombye kumfasha, wakagombye kunkomeza sha. Aravuga ngo batuye muri iki kizu se, nta n'umwana kibamariye iki. Nyamara nasamye nzu dushaka kuyigurisha ngo tujye muri South Africa kongera kwiteza intanga. Ariko Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, uraryoha Yesu we, Mana we, Imana inyuranye ibihe n'iminsi we, Imana inyuranye ibihe. Nestaya taya beautiful, Nestaya great, inyuranye ibihe we, inyuranye iminsi we. Twahimutse kubera amagambo. Abantu bakunda kuza gusengera iwanjye ngo muturangira kwa runaka, ngo kwa babandi ngo babakire batabyara. Turahava tujya Kibagabaga. Tukigera Kibagabaga nafashe umwana wa murumuna wanjye abana ngwino sha iyi karitsiye nibe zigire bamenya yuko ntabyara. Kari gatoya tugahisha yuko ntari nyina, kamaze gukura akamenya ko nyina ari murumuna wanjye, njyewe ndi nyina wabo. Ibyo nabyo bintera igikomere bituma nongera kurira. Data wa twese, ariko reka mbabwire, iyi Mana yacu irafatika, iyi Mana yacu irafatika. Reka tujye tuvuga Imana yadukuye, kuko yadukuye kuri. Ndababwiza ukuri, ndashimira Yera uzi nakeye, uzi metsumwa, uzi ndi konsa. Najyaga ndababwira Mana we, iri bere ryanjye nkeneye konsa, kandi umwana wanjye uvuye mu maraso yanjye. Iyo mvuguruje ibyo abaganga bavuze, ndashaka ijambo bavuze kuri jye niryo shaka ko risohora. Gira kwizera. Amani yamanitswe ku giti, Morodekayi yari aho yari yateguriwe, yari yateguriye abandi, niwe wakimanitsweho. Ubwo abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, birahinduka. Abayuda bagira ububasha ku banzi babo. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Gufatanya ijambo n'ubuhamya biragoye, ariko reka ndekera. Umva, tugiye gusenga Imana. Waba uhagaze kuri uyu musozi wa ntibishoboka, hari ibyo uzi umwanzi yashyizeho ibintu bidashoboka, nawe ukabona ntibishoboka. Inzira igihe urimo ukabona kiragoye, ngo wegere ijuru dusenga n'Imana. Imana yarambwiye ngo uwo nzasengera wese Imana izajya imusubiza. Nyuma yo kubyara hari abantu baje, nabo twari turi kumwe ku musozi w'i Kanombe. Umwe yabyaye impanga enye, ejo muri umugore mu Bugesera mwaramwumvishe, byaye impanga enye. Baraje turasenga ibice ku murongo. Uwababazwaga kuko nababazwaga nanezerwe, uwarigomba nabyare mu izina rya Yesu. Uwarurushye naruhuke nibihinduke, uwarugarishwe none ahangaha nabona imbaraga zawe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Tangira ubohore, tangira ubohore matirisi, bohora tope, bohora abantu, bohora abatabyara babyaye, bohora kuva uyu munsi. Rema ishimwe mu mitima y'abantu bari imbere yawe, rema amashimwe, rema amashimwe. Nonaha Mana, umuntu wari ufite ideni umwishyurire, uwabonaga ko bidashoboka, uwari waranzwe agarukirwe, uwari warabuze uburyo nabona uburyo, uwari buze penewa enesta elele tasiko aile kode bosta aile koma. In the mighty name of Jesus Christ, aile koleta heneta sakorebo minita mama gaya
mpamagaye umugisha mu majyepfo n'amajyaruguru ahari umugisha wacu mukinguke bantu binjire mu mugisha bantu binjire eneta nenewa mbaraga zibohora mbaraga zikiza mbaraga zizura mbaraga zitanga mbaraga zirema ibitari bihari bikaremeka Mana we cyubahiro n'ikibi cyawe kuko z'imirimo n'ibitangaza twese tugukomeye amashyi tukuvugiriza impundu tugushima ko wagize neza izina rya Yesu amen. Hanyuma niba wumva wakira igitangaza nterera haleluya haleluya haleluya. Imana ivuganye nanjye ko muri iri teraniro harimo abantu babohotse. Imana ivuganye nanjye ko muri iri teraniro hari abantu Imana iremeye amashimwe. Ukundi kwezi hari abantu bazaza gushima. Hari igihe umuntu atinya kuvuga ariko uzahagarare hano imbere y'iteraniro ushima Imana ko yakuremeye igitangaza. Ntawe uzakiroga humura. Abantu barambwiye ngo maze gusukita ngo ntuvuge ariko byarananiye kuko natangiye kugaragaza inditaragaragara. Nawe uzavuge ntawe uzaroga igitangaza Imana yazanye. Haleluya. Kandi nukuri kwiyamamagaye hano hantu hari abantu Imana iremeye bifatika ihaye ibishoro. Hari abantu Imana ihaye akazi, hari abaje bafite ibyifuzo by'akazi bahaze igisuzuguriro. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yambwiye ngo mwikomeze kuri yo kandi mukunde umukozi w'Imana. Umuntu wese uzikomeza kuri ntago azaguma uko yaje ameze. Imana izahindura amateka y'ubuzima bwe kuko hari imbaraga zo guhindurirwa amateka ziri muri iri teraniro zirahaha. Imana ihindura status y'abantu. Hari uburyo mwari mwiyizimo ejo hari ukuntu muzaba mwahindutse. Umushumba yabivuze Imana ihatanze igishoro. Hari umuntu wari gusaba igishoro yaje muri teraniro hari amafaranga yasabaga Imana. Imana irambwiye ngo nona irayaguhaye uzagaruka hano musi nk'uyu kuko ntabwo ntabwo birenze icyumweru utayabonye. Uzaze hano ushima Imana uvuge ko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Amen. Urakoze Yesu kuri Imana ikoreye muri jye. Ni wowe ugaragaye icyubahiro n'ikibi cyawe. Komere kwamamaza ku isi yose wamamare. Ndimi zose zature kuri umwami amajwi yose avuge kurera. Mana we unyemerera amaboko yose akurambura icyubahiro amavi yose agupfukame bavuge kuri umwami icyubahiro n'ikibi cyawe kubw'imirimo n'ibitangaza wakoze mu izina rya Yesu. Amen. Ndasoje Imana y'ijuru n'umugisha.